Okay friends, iki kiganiro cyaryoshye cyane kandi kirimo inyigisho nyinshi cyane zigenewe urubyiruko nkatwe nkamwe. So ikintu rero mugomba gukora uretse kukireba gusa, kora subscribe, liking kino kiganiro birakenewe, ushiyeho comment yawe turakeneye tumenye aho uko byagenze nako nawe wagikunze. Murakoze cyane. Nitwe Ingabire Diane. Ladies and gentlemen, welcome once again. Muko mubizi, it's your boy Mupa. Uyu munsi ndi kumwe n'umwana mwiza. Sinzi impamvu nkunda gukoresha iryo jambo. Ariko nawe urabizi kuri mwiza. Yeah. Kubivuga nkaho uri kubishidikanyaho. Nago bishidikanyaho. Nyine okay. Yeah, no bwiza Imana irabutanga nyine. So, ku bantu rero bakurikiye iki kiganiro cyacu kuri YouTube, Kibra Media. So guys, make sure ko ukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ama interviews, it's all about entertainment baby. So ndagira ngo utangire wibwira abantu. Okay, murakoze. Je nitwe Ingabire Diane, nkabandi mu makeup artist, ndetse nkaba nkora na fashion muri rusange, modeling. Iyo mvuze fashion habayemo modeling, ibintu by'ama art made in Rwanda gutyo. Uri umumodo? Yes. Really? Yeah. Kugira ngo ube umumodo bisaba iki? Okay, kugira ngo ube umumodo, umuntu wese yaba umumodo. Nanjye ndeshya gute cyane. Kwa ko wowe ukureshya hari abuhagarariye. Noneho bariya urabona nuko twebwe impamvu muri Afrika natwe twafashe ibyo abandi bakoze ngo nuko umuntu wo mu modo agomba kuba ananutse ari muremure. Ariko ntago twese urabona kuri iyi si turatandukanye. Hari abagufiya, hari abarebare, hari ababyibushye, hari abananutse. Nawe rero kuba mu modo no kuvuga ngo uba nawe ufite ikiciro hagarariye. Ese nawe ushobora kuvuga ati nanjye ndahagararira abangaba. Ese wowe warabikoze biranga? Nje nago nabishobora. Ziriya ngendo okay, none ibintu by'ubumodo wabyinjiyemo ryari? Okay, muri make ibintu by'ubumodo nabyinjiyemo muri 2018. Ubimaze nk'imyaka 2. So ni izihe mbogamizi wahuye nazo mu gihe wari uri kwinjira muri iyo industry yo kumodelinga? Okay, kwinjira muri industry yo kumodelinga ibintu biba bihari cyane ubona hari igihe ugenda ugasanga hari ikintu bo bari ibintu bisetinzemo, sibyo? Hari ibintu bishyizemo kubashaka meterizi. Wenda wowe ukagenda ugasanga nazo ufite. Bibaho kuko urabona nimba bavuze ngo bashaka abakobwa bafite metero 170 kandi nago nyifite. Urumva nizo nazo ni imbogamizi, hari biraka bimwe na bimwe ugenda urata. Yeah. So okay, watubwiye ko nanone ukora makeup. Yes. Ibyo bintu ubihuza gute ari byombi? Okay, ibyo bintu ubundi ni ibintu bikorana. Ni ibintu bikorana cyane kuko urumva nimba ngiye kuvuga ngo okay, makeup fashion, urumva umumodo akenera makeup kandi ikindi ni twavuga yuko ari imwe muri field imwe, sibyo? Cyangwa se muri department imwe, ni ibintu bifashanya. So ndabikorana byose kandi bikagenda neza. Alright. So kugira ngo umuntu mukorere makeup, okay, let's say ko mfite nka video ndi umuhanzi, urabona muri video abarimo abakobwa benshi, even n'abatipe bakeneye makeup kugira ngo bagaragare neza. Nko gukora video ukaza ugakora makeup y'abantu bose bagiye kugaragara muri video, nabyo wabibasha urabikora? Ibyo ngibyo nabikora. So bisaba iki rero kugira ngo niba hari n'abadukurikiye bashaka nk'umuntu uzajya bakora makeup, bisaba iki kugira ngo umuntu akorane nawe? Okay, kugira ngo umuntu akorane nanjye, icyambere bibaho kumvikana hagati y'abantu. Nago amafaranga naguca ariyo nzagenda ngacuriye, biterwa n'umuntu ikiciro agezeho. Rero kugira ngo nubahirize cyangwa se umuntu wese unganye yumve ko ahawe service namukorera bitewe n'uburyo yifite. So
ndi kumva nta kibazo yagira. Reka tuvuge wenda nko ku buryo bw'amafaranga uvuze ko wenda uca umuntu amafaranga bitewe wenda na level cyangwa se akazi agiye kugukoresha. Ngiye kukubwira abantu babiri sibyo umbwira umwe ayo wamuca n'undi ayo wamuca. Wenda mvuge okay ufana uwe muhanzi mu Rwanda umuhanzi w'umuhungu muri music industry. Okay Syntex. Okay reka tuvuge Syntex sibyo akumuranasa by the way. Yego ariko nyine hari ibintu bituma abantu basa. Okay so tuvuge nka Syntex ugiye kumukorera makeup after video niweho yahisemo kugira ngo ugende umukore makeup wamuca ngahe? Nago ndi buvugira ngahe igiciro. Okay nyone uraza kutugeranyeza ubwo Syntex uraza kuvuga wenda mu kigeranyo undi muntu dusaba Imana Emmanuel uramuzi. Yego so abo bantu babiri so bavuze se kuca amafaranga bitewe nyine na level. Let's say ko na dusaba Imana Emmanuel ashaka kumukora makeup uwo wahenda ninde utahenda ninde? Urabizi se ibyo ni ibanga ry'akazi. Oya okay ibyo ni ibanga ry'akazi basi ubuse okay ubwo wahenda reka wenda tuvuge dusaba Imana Emmanuel. Uko niba ukunda Syntex ushobora kuba wanamukora no kubuntu. Okay niki gituma ukunda Syntex? Okay Syntex abafite akantu kumwihariko iyo afite akantu kumwiyaga ngiye sinzi ngiye nyine numva afite akantu ka innovation umva nyine ka attracting umuntu kumva ewana bigatuma umusarira umva cyane. Syntex ubwo ndabizi kino interview azayibona ubwo azanagushaka nyine nk'umuntu w'umufana we. Syntex ugira amahirwe mwana. So muri modo ibintu ntago bimenyerewe mu Rwanda gusa kuri ubu navuga ko biri kugenda bigana ku rwego rwiza. So level biriho urayibona gute kuri ubu? Okay kubijyanye n'ibintu bya fashion level biriho ukurikije na mbere uko byari bimeze ntago bikiri nk'ubu urabona ko nyine hari improvement iri gukorwa kandi ikindi ama agence menshi ari kugenda avuka gusa n'ubundi ntago imbogamizi zijya ziburaho mu iterambere yuri mu iterambere ntago imbogamizi zijya zibura gusa icyo ikigaragara nuko hari gukorwamo ibintu byinshi kandi nanone ntago habura ababivuga neza nta nubwo habura n'ababivuga nabi kuko benshi bumva yuko abamodara abantu bakora uburaya girute gutyo mu Rwanda. Okay ntago ari mu Rwanda gusa okay ku isi yose hari ibintu bikunda kuvugwa cyane mu bamodo ibintu by'ubutinganyi. Ibyo bintu byo byumva cyane nanjye kukubaza ngo nawe uriwe hari abo wabuzi babikora? Nese kubera iki bavuga ko abamodo ari abantu bagira uburaya bwinshi biterwa n'iki? Urabizi se ni ikintu abantu bishyizemo kandi nanone kuvuga ngo ngewe ikintu wishyizemo ngewe nyigukuremo ntabwo bishoboka. Rero nimba ari ikintu wishyizemo wakishyizemo so urashaka ko nkora iki mbireke se bizantunga cyangwa birantunze ubona ufite ibigutunze gusa nyine ikintu nasaba nuko wenda umuntu nimba icyo utakora we icyo wumva utakora ntukumve ko abandi batagikora kandi nimba wowe ukora iki ngiki don't judge others nyine ngo nabo ngo bakore nk'ibyo ukora reka nkubaze nimba wowe uri umunyamakuru sibyo nanjye nshaka twese tukashaka kuba abanyamakuru none uzakoresha ndi interview nawe sibyo nanjye ngomba kuba undi muntu kugira ngo nawe nyine nawe umunyamakuru duhuze. Makeup reka wenda tugaruke nko ku kintu cya makeup. Ubu reba isura yanjye ubu wankora makeup nkaba mwiza cyane nukuvuga ngo uhise ubikomfaminga ko ndi mubi. Oya uri mwiza urakoze cyane nawe uri mwiza urakoze. Okay nk'iyo ni nk'ibihe ibintu bitatu ugenderaho uri gukora makeup? Ibintu bitatu ngenderaho icyambere ugomba kumenya uruhu rw'umuntu kuko urabona hari nk'ama foundation
hari abantu benshi cyane hari abantu benshi cyane uvuga foundation ukumva ntago babyumva ariko urabona benshi bamenyereye ngo amafondote bamenyereye amafondote ariko noneho hari izindi izazo ni izifu noneho hari izindi z'amavuta noneho hari n'izindi ziba zikoreshejwemo n'amazi noneho hari abantu baba bafite uruhu rugira amavuta hari n'ufite uruhu rukanyaraye rwumye hari navuga ko hari nk'amoko abiri y'umunyineza mu maso urumva nimba ufite uruhu rukanyaraye ntabwo urajya kwisiga foundation nayo idafite amavuta urisiga ifite amavuta nimba ufite uruhu rufite amavuta akenshi kuko ntabwo akenshi ku isoko ntabwo byageraho ngo bashyireho cyane cyane ngo bashyireho ngo iyi ni foundation y'uruhu rw'abafite amavuta nawe udafite amavuta gusa nyine kuri iki gihe turamixa byose so waguha amahirwe se nawe ukambaza nk'ibibazo nka 3 ukagitinga nkaho uri umunyamakuru nanjye ngiye kuba umutumirwa so naye ngiye kukubaza nk'ufite ikiganiro nk'umuntu wantumiye naje nongeye kubashimira cyane nk'uko musanzwe munzi ku izina rya Ingabire Diane nkaba nongeye kubamenyesha ko iki ari ikiganiro How Did You Make It. Iki kiganiro How Did You Make It tukaba tubagera ku bantu batandukanye bafite ibintu bagezeho. None uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umutumirwa wacu, reka tumubaze abanza twibwire neza. Ushobora kuba wicaye aho ngaho muri salo y'iwanyu cyangwa se uri kugenda cyangwa se ushobora uri kureba kuri YouTube. So ushobora kuba uri kwibaza se umunsi Diane yatumiwe umutumirwa. Reka twumve umutumirwa atubwire n'icyo akora. Amazina yanjye banyita Mupa, ndi director, nkora amafilime, nkora n'amavideo y'indirimbo. Oh my god, umva umutumirwa uyu munsi dufite rero ngo ni umudirector agiye kutubwira byinshi. Iki kiganiro ni How Did You Make It. Ikiganiro ni How Did You Make It. Urumva atubwira uburyo we abikora n'uburyo yabigezeho. Ese wowe wabigezeho ute se? Byose byansabye gukora no kuba mfite passion. Iyo passion ndayirwanirira mpaka ngeze nyine kuri ya level numvaga nshaka kugeraho. Murabyumva neza yuko aravuze ati yarakoze ariko gukora ntago biba bihagije. Yongeyeho ngo nayo ifite passion. Mu buzima nta kintu uzageraho udafite passion. So reka arakomeza atubwira kuko hari benshi cyane bashobora kuba bari aho ngaho bari kuvuga ati nanjye ndashaka kuba umudirector. So ngiye nabikoraho, nagira iki, nakora iki, bisaba iki kugira ngo ese ubu uwo umudirector ukuyemo nyine passion. None tugiye kumva uburyo ese gukora wabikoze ute? Cyambere urumva of course bisaba ubumenyi, kubanza kugira ubumenyi. Narabyize, nyuma yo kubyiga ngenda nkorana n'abandi bantu banyereka utuntu tumwe na tumwe nk'abantu bantanze muri industry. Nizo steps nizo process nagiye nyuramo kugira ngo ngere ku izina ryo kuvuga ngo ni director. Okay, tudatinze gato, burya nta kintu kitagira imbogamizi, mu buzima. Ndashaka kumenya cyangwa se abadukurikiranye bashaka kumenya uburyo izo mbogamizi weho ubwawe wazivuyemo. Ni gute wazivuyemo? Imbogamizi ya mbere nahuye nayo, abakobwa bashatse kumfata ku ngufu. Nigeze kujya gukora video, abakobwa bari bajemo baranywa barasinda, nyuma bashaka kumfata ku ngufu ndirukanka. So okay, nakari gacuyemo. Ariko imbogamizi ya mbere no natangiye nta gikoresho na kimwe mfite pe. Habe gutira kamera na machine yo kweditingira yo ntayo mfite. Ari umutipe wantizaga ibyo byose bakwita Regis. So nawe ni umudirector. Urumva navaga mu rugo nkajya kweditingira iwabo rimwe na rimwe ngataha ninjoro ntinze. Urumva urwo ni urugamba narwanye. Izo mbogamizi nahuye nazo, ariko kuri ubu ndashima Imana ko ibintu byose yabaye amahoro. Okay, murumva yuko nyine imbogamizi ntago zijya zibura. None wowe waradusekeje cyane, ariko gusa nyine byose biraragira. Okay, dusoza reka dusoza agiye kutugira inama abantu bashaka kuba aba director cyangwa se urundi rubyiruko, kuko iki kiganiro kigenewe urubyiruko muri rusange, abantu bumva yuko
batagira ikintu na kimwe bashobora ariko hano turi kumwe n'uwabishoboye ese yabigeze ahate yabikoze ate ni ukuvuga ko we yabikoze nawe wabikora nawe wabishobora rero reka twumve inama tugira kugira ngo natwe tubashe kuba natwe tuzaba nk'aba director b'umwuga ikintu cya mbere ni ukwirinda ibintu bya kuko uno mwuga dukora bisaba gukoresha ubwonko cyane so ikintu cya mbere ni ukwirinda gukoresha ibiyobyabwenge nkabona ngewe nta nzoga nywa naranazirinze so okay wenda inzoga ntabwo ari ibiyobyabwenge gusa iyo zibaye nyinshi nabyo biba ari ikibazo so ni ugukora ni ukuruhuka ukishyira mu mutuzo ibintu kwa bituma ubwonko bwawe bukuringa down bumeze neza kuko ahanini iyo uri gukora video iyo uri kweditinga ukoresha ubwonko cyane so biba bisaba ngo rero mu bwonko bwawe ntushyiremo ibintu byinshi ukirinda kwitera stress kuko ibintu byose ubikorera mu mutwe ibyo bintu rero y'ubyirinze kandi nanone ukarushaho kugenda wiga utuntu dushyashya ureba izindi video zo hanze ukuntu zakozwe ukagenda ukopera ureba ukopera ibyiza nawe ubikora ukora ibintu bihoraho nuko nyine wisanga wabaye professional uri gukora ibintu byiza kandi byishimirwa n'abantu okay murumva rero ukuntu atubwiye atunyuriyemo muri makeya ibintu byose uburyo yageze ku mwuga we nk'umudirector kandi akaba yarabashije kubigeraho nawe rero aho uri ntugire ubwoba ntutinye weho kura amaboko mu mifuka wigaragaze kandi nawe urashoboye okay akaba bimaze kutugira inama twebwe urubyiruko ni byinshi cyane twamwigiraho ni byinshi cyane ahubwo nimba ari busiga kanimero sinzi kugira ngo muzajye mumwigira ibintu byinshi okay ndaza kubaha wa mukobwa we kunteye ubwoba ahubwo se ko numva ufite impano nyinshi ubwa mbere watubwiye ngo ubwa mbere wambwiye ngo uri umumodo ukora makeup none ndukumva no kuba umunyamakuru wabishobora pe waguha akazi se mbaye ngashimye ngo waye akazi iby'ubumodo wahita ubishyira ku ruhande na makeup ukahita ukora ku bunyamakuru gusa okay ibyo ngibyo ubundi ni ibintu bijyana byose okay so ari akandi kantu nkunda kubaza ngiye kuzana nkubaza akantu uhita unsubiza direct nshobora kukubaza ngo wenda imyenda ishinzwe iki irambarwa rero tuntu nk'utwo umumodo akora iki aramodaringa tuntu nk'utwo se uri tayari umunyeshuri akora iki ariga umwarimu arigisha indaya irasambana yicuruza ase ubundi okay indaya ni iyihe product icuruza okay ayicuruza umubiri we kandi hari igihe agenda tukabona aragarutse unose umubiri urashira biragushira icyo tanga n'undi cyagihari n'undi gikomeza kikamuguma wenda ngiye ndacyari muto mfite imyaka 16 so ibyo bintu ntago mba mbisobanukiwe so ni gute indaya yicuruza nanjye usubugiye ko mfite 13 wasanga nanjye nabizi uri ribu yego ndi ribu undebye ukuntu ngana urabona mfite nk'imyaka ingahe okay afite imyaka 24 nine afite ngahe ongera utomboze afite 23 wapi iyo ngiyo afite 28 yego nkurusha imyaka 10 Wenje ndi ribu nkaba reka kanegera inyuma so ku bantu badukurikiye Diana amaje kutubwira ibintu byinshi twaganiriye so nyuma yo kumva imana afite y'ubunyamakuru by the way nibagiye kukubaza ino studio yacu wayibonye gute umva irarenze ahubwo reka nkubwire umva abantu rwose ntibagire vuba barebe ikiganiro ahubwo badacikwa bakore like comment birakenewe byose subscribe so nyuma yo kumva impano y'ubunyamakuru ufite ngiye kuguta muri studio nigendere ni wowe ugiye guclosinga abantu basezere ni nawe uri buzimye kamera ibintu byose niwe ugiye kubikora ngiye kuguta mu kiganiro okay friends iki kiganiro cyaryoshye cyane kandi kirimo inyigisho nyinshi cyane zigenewe urubyiruko nkamwe so ikintu rero mugomba gukora uretse kukireba gusa kora subscribe liking kino kiganiro
birakenewe ushyireho comment yawe turakeneye tumenye aho uko byagenze nuko nawe wagikunze murakoze cyane nitwe Ingabire Diane